ibyo ndya nkarya bya bindi ukagumya ugasenga nk'ubu nka Ngenzi arasenga ariko abantu iyo bamubonye bavuga ko babona ko ari umugome n'icyo ariko inyuma yawe hari ingabo. Guys, muri kumwumva Bishop wanyu muri kumwumva ubundi kuri kubera iki muri ziriya filime utanaturirimbira. Hello guys, hi, this is the AY family. Twagarutse twongeye twaje kandi inshuti zacu turabasuje cyane. Mumeze mute mwese aho muri? Twaje kandi tubafite ibiganiro byiza, murabizi ko icyo kintu twiyemeje, ibyishimo twabihisemo, icyo dushaka no kujya dufatanya namwe, kwishima, kuganira buri kimwe cyose. Kandi comments zanyu uko mugenda mudusaba mukore kuri iki nibyo bintu tugenda tugarukaho n'ubundi, kuko turi hano ku bwanyu guys, turi hano ku bwanyu. Twe tubakumbuye rero, yaraciye iminsi mikeya tutabaganiriza, mutatwumva muri make, ariko noneho twaje rero, twabonye ibyifuzo byinshi by'uko mwifuza kutubona ko dukora video. Twarabyumvishije twarabyumvishije. Ndabizi rero muri gutangazwa no kumva ari njye jyenyine, muri kwibaza ese why yagiye he ko twumva guys, why arike par mukanya nawe muraza kumwumva, ariko ubu ngubu ndi jyenyine ndi kuvugana namwe, ni njye uri kuintroducinga kino kiganiro njyenyine, narindijwe mwumva guys, ubu noneho ni jyenyine muri bwumve. Rero video mwadusabye gukora ziri gukorwa ziri muri processes, tuzazizana zizire rimwe, zizazira rimwe. Rero don't worry, tuba twabibonye, tuba twabyumvishije, abaduhamagara kuko contact zanyu ziriho, abantu baba bashaka kuduhamagara baraduhamagara, abatwandikira messages zanyu zose zitugeraho. So rero turi kubitegura guys, rwose nimugira ngo ntago twabisomye, ntago twabibonye, tuzazizana kandi muzatureba uburyo turi beza guys, turi beza byatari, mwebwe mudutegerezeho gakeya muzatureba. Mufore rero no munsi gahunda imeze gute? Tubwire no munsi gahunda imeze gute? Mwegere hino mukurikirane kino kiganiro, mutwumve. Erega kumva nicyo kintu cya mbere, buriya kumva nicyo kintu cya mbere, ubundi ibindi bikaza bikurikiraho. So rero turashimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri no YouTube channel yacu ya The AY Family. Turabwira n'abantu bahari ari ubwa mbere, baje ari ubwa mbere, please hit on subscribe please, kuri yo nuza y'umutuku, ako ka button k'umutuku mugakoreho kanya gato cyane, birahita bihinduka kandi muraba mutujoininze our family guys. Muze mutujoininge, ntacyo bitwaye, muze twishimane. Rero abantu bose batarabikora please mubikore. Hari n'abantu babazi ko babikoze kubera gukurikirana ikiganiro cyane, akabazi ko yabikoze. Reba ntaho kagisa umutuku. Like, comment guys, your comment turazikeneye byatari. Rero comment zanyu mukomeze muziduhe, turazikeneye cyane. Mutubwire n'ibindi mwe kutubwira ko mushaka kutureba gusa, ubwo mwongere murashaka iki, muradushaka iki, The AY Family tubategurira iki, tubaha iki guys. Turi hano ku bwanyu, nicyo kintu twababwiye. No munsi rero mbabwire cyangwa simbabwire. uyu munsi mugiye kumvira irindi jwi ritari rya why, mugiye kumvira irindi jwi riri so special. So muriteguye umuntu uri bwandike bwa mbere muri comment atarivuga akatubwira umuntu uvuze uwo ari we, ni umustar, arazwi muri Kigali no hanze y'u Rwanda, kubera ko ibikorwa bye nyine birivugira. So akivuga agisuhuza gusa, umuntu uri witandika muri comment ninde agahita muvuga umuntu umufora bwa mbere guys, araza kubona inote zitukura kuri momo yiwe, ahita ayishyiraho. Bijyane na momo zanyu, muraza kubona inote zitukura zisukasuka
guys agiye kuvuga kahayi akantu gato nyine agiye kuvuga gato ntiwivuge sibyo ntiwivuge ugiye gushaka uburyo uvuga utuntu abantu twumve ko iryo jwi barizi koko. Okay, twagiye. Hi. Yeah. How are you? I'm good. How are you doing? Yes, I'm good. Biragoye kwiye reka nikavuge gake. Uruvuze ngo mvuge akantu kahayi nakavuze. Ariko ako gako nanjye ndumva ntakumenya kandi twicaranye. Okay, basi shaka akantu uvuga nyine shaka akantu uvuga ku buryo abantu bagukurikirana cyangwa abafanzi bawe bahita bakumenya kandi tuba duhari. Nanjye hari utuntu buriya iyo nagukurikiranye mita nta hantu uwo munsi kajyanye n'ibyo nkora. Kajyanye n'ibyo ukora. Guys ubwo ntabwo muramumenya ubundi. Biragoye noneho uyu munsi ntabwo harimo indi nyuguti. Harimo indi nyuguti yaje. Gusa mvuze inyuguti imwe ntibayimenya. Inyuguti imwe bayimenya baradukurikira. Okay, ushaka navuga koko mu by'ukuri mu byo nkora nakaye kubyo wenda murashaka kumva agahita amenya. Kuko nyine duhindura isura ku buryo uba wawundi. Urashaka ko mbeganya imvango mera nkaho nkora akantu kajyanye n'ibyo mbamo. Aho. Wowe vuga nk'akantu urabizi ko mufite script. Ese ko ndumva ngiye kubivuga. Yako script bano mu maririmbyi wenda ushobora kuba ndi muhanzi wenda w'indirimbo cyangwa iki umvuga wenda akantu k'abasani cyangwa ikindi. Yap ubu ngubu wenda kugira ngo wenda bamenye sinzi banahita mvuga wenda like nkaba navuga nk'aka for example wenda akantu wenda bashobora kuba bamenya nkavuga ni Jen. Ubu nibwo buryo wumva wifuza ko twarera abana bacu koko. Ese ngumenya. Ariko nyine. Ise ngumenya. Guys, mwamenye ntago mwarekera aho ngaho. Umuntu ugiye kwandika bwa mbere kandi ho ndebe. Umuntu ugiye kwandika bwa mbere abantu tamuhembye yaba Ndi cyumva ijambo Jen. Tamenye ibyo ari byo. Gibuze reka tumenya ubujya gukurikiramo nawe uwo muntu akwiye guhembwa rero. Naye ndatamenya ko noneho bakurikira. Abambwiye ngo barabikurikira bakababeshya. Ndatamenya ko ari byo koko. Ubwo buryo bivuzemo. Jeze nkumenya kuko uburyo wari uri kumvugishamo numvaga nanjye ntakuzi ariko uhindijwe gato. Guys murabyumvishije. Urindiye gato hita amenya umuntu wari we. So ubwo rero bamwumvishije abataramwumva namwe ubwo araje abibwire mu kanya ariko umuntu uri bwandike bwa mbere icyo nzitse ndareba iminota araba yarebye nsanga yarindiriye akamenya uwo ari we ntabwo tumuhemba wana. Ubwo turagaruka nyuma y'ijingu cyangwa nyuma y'aka kazi ki. It's okay. Yeah. Guys mwamutekerejeho mwamwanditse ubwo gisigaye no kubahemba rero. Noneho ndumva twamuhereza umwanya akatwibwira neza akatuganiriza kuko twamuzanye kugira ngo tuganire. So reka tumuhereza akanya abanza twibwire daba. Murakoze cyane igihe amazina yanjye nitwa Mwiyeretse Alain Samson. Urumva rero nkaba ndi umunyarwanda kundi kuvuga ikinyarwanda ariko nkaba ndi akazi kasa nkuko mu akazi gasanzwe. Ndi acteur wa filime nyarwanda, ndi umukini wa filime nyarwanda zitandukanye. Ubwo rero filime zitandukanye nagiye nyine wenda turaza kubivugaho mu kiganiro ariko najya mbibwire. Ndi umukini wa filime nyarwanda. Guys mwamwumvishije Mwiyeretse Alain Samson. Ngiye nagiye mubona muri Maya, nagiye mubona The Bishop nayo twabanje kumenya cyane. Yenda mubona muri Was You, The Secret. Yakinnye nyinshi. N'indi natangiye gukina kera wamenye wari umereye nabi cyo ndabyibuka munyandikira nyine. Mutinda kwa brodinga ngajya numva mbere rwose batangiye yitwa Ubwiru series. Serial killer. Ahantu utazi wari uteye ubwoba. Yes. Ni ukuri kose ubu ngubu yama hano ndi njyenyine nari bugira ubwoba kuri buze kuba wa muntu. Anyway by the way twatangiye numva ijwi ryawe ritameze neza ariko ndabona biri kugenda rimeze neza. Biri kugenda biza. Urabona ikirere kinahari nago cyoroshye. Nago cyoroshye hariho abantu rero bafectingwa n'ikirere. So nanjye ndi muri aho rero ariko
nishimiye nanjye kuza muri AY the AY family studio nakwishimiye kwakira. Asante cyane. Urumva nk'umuntu w'umufana wawe ni wewe ngomba kuguheraho nyine cyane rwose. Nzagufasha gutese. Ni ukuvuga ngo ninjye mutumirwa wa mbere mu hosting abatumirwa. Umva. Ninjye mutangiriyeho. Number 1 ku mubumbe. That's amazing. Turakwishimiye cyane no kukwakira hano muri studio za the AY family. Mu by'ukuri actinga mu buryo nyine bwa attracting abantu ku rwego rw'uko twavuze ko si uyu muntu wundi ubusanzwe ni mu ntoki ko tutari tumumenyereye mu bihe bya kera cyane twari tuzi abandi ariko akaba aje nk'umuntu bisanzwemo ari talent cyashije ariko umeze nk'umuntu wari ufite ahandi hantu wabikiniraga ukaza mu Rwanda. Twebwe ubundi turashaka kumenya uri mu ntoki guys, reka tumuhe umwanya atubwire tugaye umwanya. Murakoze cyane, ndabashimiye mbere na mbere rwose. Ubwo we ni A, ubwo arabura nyine Y, ubwo nyine ni A na S, umuzi ni AS. The AS. Murakoze cyane, ndabashimiye kwamamaye ikaze. Njya mbumva ndabakurikira cyane, ni umufana wanyu. Bwa mbere nyimara kubumva navuze ni wow, ibintu uko biryoshye cyane. Noneho nakumva rero wayi rero mwumva na mwumva amajwi yanyu meze neza yunguruye ku buryo mbega ntabwo njya ncikanywa n'ikiganiro cyanyu. Ubwo rero byaranejeje cyane. Wambwiye ngo rero ngo nibwira abantu mu buryo burambuye, no kuvuga ngo bijyanye na talent yanjye. Ruvuga ngo sinema rero ntabwo nayitangiye kera, gusa nigeze kujya mu ishuri ndabyiga ndarangiza, ariko akurikiraho noneho uburyo bwo kubona noneho uburyo bwo gukina. Nubwo bitari byoroshye, abanza caho agahe njya hanze gato ndongera ndagaruka. Urumva rero niyo mpamvu rero kubona nyine uburyo bwo kwita kubana ntabwo nahise ntangira gukina ako kanya. Ubwo rero nyuma yaho nibwo nyuma corona, nyine muri corona nibwo nagiye kuri kamera bwa mbere. Hari filme ni nyinshi zitandukanye nabanje ko abari haso kugira ngo nagera ahantu mubona buriya abantu bari kunyumva buriya baraza kwandika hariya comment, arabakubwira ati nanjye ndi muri haso, kuko nisengera icyizere cy'uko nzagera hawe. Urumva ko nanjye natangiye kuriya. Hari filme ya mbere nabanje gukina yitwa Uwo Ndiwe nkina ndi pastor, I think ndi umupasiteri, ariko niyigeze ba uploaded. Urumva bwa kabiri hari indi nakinye yitwa Impande Eshatu, I think icyo gihe yitwaga Gahu, ariko nayo numva ko niyigeze ikomeza. Hanyuma nza gukurikiraho Ubwiru, nibwo rero bwabaye nkaho butrendinze, noneho butuma abantu kubera noneho na hall noneho nakinyemo noneho niyo yayidanje. Navuze ne abantu babonye image nyine itarigeze nyine noneho kubihuza rero na personality na standard y'ubuzima umuntu yarabayemo yindi itarisanzwe, kuko buri wese afite imyemerere yiwe. None imyemerere yanjye icyo gihe bisa nkaho bitari binyoroye na gato guhita. Wakinaga iki? Iyo film nakinyemo ndi mu drug dealer. Ni ukuvuga ngo ni film yitwa Ubwiru, yuzuyemo ibintu by'amabanga bitandukanye byinshi, ku buryo nyine nari mfite umudamu ariko utazi ibyo nkora, ariko noneho akaba hari ibyo namweretse nkora. Aho kantu mukumve neza n'abadukurikira bakumve. Nuvuga ngo nari mfite ibyo, ni nko ushobora kwereka umudamu iduka, akaba azi ko ufite iduka ucuruzamo cyangwa importing ibintu kana exporting, ariko ufite noneho akazi kari main ari mu drug dealer, ku buryo icyo gihe abantu baratunguwe kuko numva ko wamenyaga ibyo nkora ukararupfuye. Oh my God. No rero ari mutuntu close tuntu kuburyo narebaga umuntu akaba turiya muntu arebye nawe buracyapfuye. Abantu bagiye bakavuga ati ubu bugome wabukuye wabaye gute? Abantu barambwira ati se wari umugome bingana gutya. Muze korana ama commentary yo kuri izo filme. Ntago ndi ku marketing ama filme yawo, ariko ndakubwiza ukuri yuko abantu bahise bibaza bite bigenze gute. Niyo mpamvu bari mu nakinye character na drug dealer, kuburyo umujinya nari mfite urebye uburyo byari bimeze. Nibana ari umuntu mubi cyane muri iyo filme. None se Sam, nisengira ikibazo cy'amatsiko. Wenda ndago nkuzi cyane mu buzima busanzwe, wenda uburyo character ya
mu by'ukuri wenda nzi bike ariko ntabwo nzi byinshi hakomise nibaza ikibazo hari ukuntu umuntu birashoboka ko tuvuge wari umuntu witonda umunyamutima mwiza warangiza utuje warangiza bakaguha role ujuwa muri film ugahita uhinduka umbaje ikibazo cyiza cyane noneho filime niba mbwira ngo filime ni iki ni acting acting rero ni ugufata ni ukwambara undi muntu ubu nanjye nata mpinduka ndi gukubona ahubwo wabaye wahubwo cyane Jesus ahubwo yarabura kamera hano nine aho kantu mwavuze ka videos niba dushyire kuri kamera ubutaha tuzaze tuvuge batureba noneho nabyo menye kuko uravuze ukuntu yisugira isura gutya bitabura waye mu Nigeria baba mama nyine tuzi bakaze rero nekambwira aba directors bari hano hanze hano hari umukinnyi twicaranye bazanyegere ngenda gukastinze ubundi gisigaye bazambaza ibisigaye si amafoto bazasigara banyaka ahubwo noneho n'ijwi ryawe uburyo rinasohokamo bya twege mu bintu dukora twumva n'ijwi buriya bano mu bintu yankuruye buriya mbumva navuze ati aya majwi aba yari muri acting yaba aryoshye bingana iki urumva rero no kuvanga rero ngo wowe ubaye umukinnyi wa filime usibye n'ibyo ariko mu buzima busanzwe wowe na wawe mufatanya n'iki kiganiro mufite talent nyinshi mushobora no gukina filime byashoboka na mutabishobora nanjye ntabwo nari nzi ko mfite iyo mpano yo gukina ariko nyuma yo kujya kwiga mwabikina n'iki byaje gutuma menya ibintu byinshi ubwo rero ni ukuvuga ngo filime rero ni iki umuntu yandika story y'ubuzima bw'umuntu runaka wundi hanyuma noneho agashaka umuntu uzakina yambaye wa muntu veut dire que ibyo bintu mwakinnye ni réalité ni amafilime bashingiye kuri true stories uravuze ngo umugore ashobora kubana n'umugabo yego azi ko umugabo wawe afite iduka muri Mateusi yego ariko uwo mugabo akaba atari we wanyawe kandi bakabana imyaka 10-20 none se tuzi bibiri kuba hano hanze reka ngwe ukurikiye akenshi na kenshi ibintu nyakubahwa na Dr Murangira Thierry umuyobozi wa RIB akunda kuvuga akenshi na kenshi mukumva ngo umugabo bamufashe wenda yakoze ibi nibi wenda yishe umuntu runaka cyangwa acuruza ibitemewe na leta sibyo akenshi na kenshi usanga kenshi umugabo abikorana mu gudama atabizi cyangwa undi muntu atabizi n'ishuro nyinshi usanga abagabo babitse wenda n'ubu turi kuvugana abari kutwumva wasanga hari umugabo ufite tu business twihariye wenda mudama atanzi wenda bibaho ni ukuvuga ngo rero filime rero icyo bishaka kwerekana yuko abantu babana nashimye yuko ndi muri area y'abantu muri kubaka community cyane cyane families aho ngo byaramfashije cyane ni ukuvuga ngo ubu ngubu hari abantu babana bagagombye kuba ubundi babwirana business zabo zose niba ndi gukora business niyi amfite umupartner akamenya ndi gukora ibi nibi uretse no kubana na couple n'abakiri muri fiançailles uri naho bihera kwibwirana n'urubyiruko rubyumve n'ukundana n'umuntu menya ngo akora iki ninde namwakire nimba nibyo bibi hari wenda ariko navuga atabari kazungu ndatubangira ubwoba yakagaciyemo ko naho bitageze byaravuzwe henshi naho bitageze pe reba nkuri akazungu aba afite fiance sibyo twe nk'urugero kazungu afite fiance wa kazungu ariko menya kazungu akora iki buriya buhamya bwose baduhaye ngo yansanze mu kabari ngo turaganira nabonaga ari umuntu mwiza abo yagiye yica n'abarokotse bagiye bavuga yuko batari bazi yuko ibyo binabikora ni ukuvuga ngo rero iyo filime y'ubwiru rero nayo yazaga kugira ngo igaragaze ngo umuntu akora iki ese ni gutuma bana n'umugabo w'umudamu yarazi ko ngewe n'exportinga nk'importing ibintu ariko atazi ko ndi umudrag none niba munanye nashakaga kugira ngo murinde kuba yamenya ibintu nkora noneho umuntu wese wazaga mu rugo rero ntazi ntitaga mbona yuko ashobora kubaje kuboneka none iyo filime yaho irimo ibintu bikaze harimo none n'akantu kitwa background rero kutabwira umuntu background yawe akavuge neza ndi muri area muri kubaka amakopi sibyo ibaze ko nakora muri iyo filime niba ngo nabanaga n'umudamu twarakoranye ubukwe ariko atazi ko mfite abandi bana nabyaye undi mwana nabyaye hanze ibaze nyuma ya 6 years mbana n'umudamu
haza umukozi umudamu arambwira ati ni umukozi tuhazanye ngiye kureba asanga uwo mukozi ni umukobwa twabyaranye hashize 6 years. Waranamwibagiwe? Ntaranamwibagiwe, mbona niwe waje. Urumva ko nagombaga rero kujya gute kumwikiza. Urumva namwikije rero ahubwo aho nagiye kubika umurambo naho ndawubura. Mubuze rero azuka ajya ahandi hantu. Uvuga ngo iyo film iri mu bintu biri trick. Icyumvikana cyo nubwo ibi tubihidinga hakaba hari umuntu muri kumwe muri inshuti ariko agwisha ntago birangira neza. Urumva deja nimba wikije umuntu waho wamubitse ukamubura urumva ukuntu nawe watangiye gusicura gore ahandi hantu nyine araba umwanzi wanjye nawe arantera. Urumva ko reality cinema rero ari abantu batwandikiye batubwiye ati mfite umugabo umeze nka Mr. Joe nakinaga nitwa Mr. Joe. Mwamenye kuri Joe hari I think kuri Joe Mr. Joe twatukuze cyane. Urumva rero icyo gihe abantu bagiye bambwiye ati umugabo wanjye nameze nkawe mbigenze gute nkambwira ni wongera urebe film. Nacyo kinashaka kukubaza ufite nashaka kubaza est-ce nyine kuko mama muri gutanga n'amasomo buri byarangiye byibuze byarangiye se Mr. Joe yisubiyeho abwiye umugore we ninde wa nyawe est-ce umugore abicyo gihe byakira gute nyuma y'imyaka ingana gutyo umuntu akubeshya mutubwire. Ufite iyi film yaje kurangira nubwo atari yo twaje kuvugaho ariko isomo ririmo tubanza turyibandeho by the way. Urakaze cyane. Nivuga ngo ukuntu yaje kurangira Mr. Joe ashatse uburyo yakwigarura ariko iyo ari umuntu aba yarakoze ibintu byinshi bibi noneho ukabura wahera ugira gute wigarura. Niyo mpamvu akenshi na kenshi usanga n'ama churches insengero zigira uruhare runini mu kwegera abantu bameze batyo. Urumva ari umuntu aba yaribuze noneho wamutahura wowe ukamugarura. Joe rero nigeze agira amahirwe yo guhura n'umuntu w'Imana ngo amugarure muri wa murongo. Noneho ukabona ko ari yihebye ari gushaka kugaruka ariko ntibyoroshye. Filime yaje kurangira nabi. Yaje kurangira habayeho kurasana n'ibintu birebire n'ibintu byinshi ntago twabirangiza ariko nawe bijyanye mu pasteur. Ofete twege tuyano kuri the AY family twin'abakristo ariko tureke n'ibyo. Hari akantu uvuze mu ngo ntabwo yigeze agira amahirwe yo guhura n'abantu bavuga Imana byibuze ngabona hanahungira kuko nubwo yashatse kwigarurira yaruze ndigarurira hehe kuko biragoye kubana n'umugore igihe guys na hanze pe nimba ukora n'ibintu bibi bijye bikubera n'isomo kuko gukora ibintu bibi warangiza nyuma ugashaka kwigarura. Urumva hari igihe kwigarura binanirana uburyo bwo kwigaruramo bikarangiramo bipfiriyemo famille senyutse nimba mwakundanaga urukundo rurangiye abana urumva deja nibo baba victime. Nimba ari n'inshuti z'umuhungu n'umukobwa fiancé couple nyine mu buryo relationship yarese mufitanye irangiye kubera iki wamubeshye kenshi. Kandi buriya guys buriya rega urukundo bajya bavuga ngo ni impuhwe ntago guhuma kundi bavuga ngo nuko bafite face mbi ngo sinyibone no ahubwo nshaka no kuba n'impumyi nkisanga ngufasha n'ibyo ukora cyangwa se ngakugira n'inama sinkwange ahubwo rwa rukundo ngufitiye rukanera imbaraga zo kugukunda ariko kandi nkagukura mu biburimo ariko nzabikukuramo gute ntabimenye. Urumva rero yaba amacaci zarahari ntuziyahure ntuzigirire nabi ngo nuko wakoze ibibi byinshi. Genda mu nsengero genda abakozi Imana bagusengere yaba bahari bagifite amavuta bagifite ubuzima. Ashobora kuba n'umuntu wo gudukurikirana we ababaye ameze nabi atorohewe. Sina ngombwa ko ukora ibintu bikomeye cyane nk'ibyo nta n'ibintu byoroshye waraciye inyuma uwo mukundana ukavuga ndamuheraye ariko d'abord banza ushaka uburyo bwo kwihanamo nurangiza uzaza usange hari izindi mbaraga. Mbega the bishop we raherayo mbaza ni byinshi rambaza iki darangira twivugiye ibyo byonyine n'icyo kibazo ariko ni isomo rikomeye. Ni isomo rikomeye ku bantu bakundana, ni isomo rikomeye ku bashakanye, ni isomo rikomeye ku bantu bamaranye igihe. Ni ukuvuga ngo ntabwo wakangana ngo maranye n'umuntu 20 ans mushobora kuzimarana umureba inyuma ariko uwo ari we wanyawe utamuzi. Okay, ntabwo turi kubatera ubwoba guys ariko dusanze bibaho nimba warayikinnye muri comment yakazamo ngo yiwingusko ngo mfite umugabo umeze gutyo bivuze ko birahari ariko twagiye inama babikora kubireka uko birangira nabi birangira usenya umuryango nyarwanda birangira nabi
ubwo rero Samson urumva twari tuvuze kuri filime ye y'ubwiru yameze nkaho yatangiriye twamenye bwa mbere ariko ngenda ndashaka kwibariza ni gute namwe ariko muze mumubaza ubundi mbwira ubwo ngubwo mu bwiru ugakina umeze gutyo uri kibi wicana warangiza nka The Secret ugahita wenda uza umupapa mwiza utanga keya ku mugore no ku my god wigira uwo muntu wiha ayo mashusho yose gute njye ntabwo mbyumva gute nibyo natangiye kuvuga kare nkubwira ngo is acting ni character ngo baguha wanabyize by the way kandi nacyo aba directors baba babereyeho aba directors babereyeho kwambika umuntu ishusho bashaka ko wambara niyo mpamvu nabwiye ngo hari igihe bavuga bati tugiye gukora scene imeze gutya na gutya uraba umusazi gerageza nyine ube umusazi asara gute bakabigutoza ni repetition nk'izindi niyo ngo urarepeta nk'abandi bose warangiza kubifata ukajya on camera bakabishutinga bamara kubona ko bibaye sawa bakabona babifata kuko no mu bintu byatumye nza muri cinema mbaya nuko nashatse kujya ntanga message nyuma nagize amahirwe ko banaje kuri iyi platform iri gospel cyane kwa yuko n'ubundi nanjye nemera Imana ame gospel man kuko uko icyo nashaka cyane ko ari kugira ngo noneho ngaragaza uburyo ushobora gutanga message noneho biciye mu mashusho bidaciye mu ndirimbo bidaciye mu kubwiriza gusa ngo abantu bumve ikibwiriza ariko noneho mu gukora noneho inkuru ifite amashusho kugira ngo umuntu byibura yakurikirana uwo muntu abone barasa n'undi wenda kumera nkawe ari noneho ikintu gitangaje nagukiza agiye dukora ikintu dukine nk'ibintu wajya kure ugasanga no muri twebwe arimo umuntu ufite ayo mateka arakantu bamenya yigeze avuga bushize yaravuze ngo iyo yanditse mu filime kenshi na kenshi ngo bikunda gusanga niba yanditse ngo ajya yirinda kwandika ibintu bikomeye ngo araryandika ngo wenda ngo umugore ngo umukobwa aratwite n'iki ugasanga nyine yayisasama gutyo ariko nyine yabivugaga ari nka blague ariko urumva ko navuga ko ari nk'umuntu uri gufata ubuzima bwa wa muntu uri ni nko kumufata indererwamo ukayishyira imbere y'umuntu umuntu agahita yibonamo hariya niyo sinema niko bimeze buriya ni nk'indererwamo ushyira imbere y'umuntu akireba no bya bindi akavuga ati karakantu ntabwo ari keza rero nka bariya bana muri The Secret urebye muri za Was You na Kinyendi Afande birabyo bigahinduka nkakuraho ubwanwa nk'abafande nagabano bararije bavuga ati kwabaye mu afande se wanyawe noneho ugarutse mu ishusho ngumva ko hariya naho nari umupapa w'umupolisi ariko ubana n'umwana we ariko nta mama wabo uhari kureba uburyo umupapa ashobora kubana n'umukobwa we yego atari inkoni gusa ese ufite inshingano ashobora kuba ari umupolisi ukomeye uri kudukurikira wenda atabana n'umudamu afite umwana rera ashobora kuba ariko iyo filime yagaragaza uburyo ushobora kubana n'umwana wawe mukaganira mukajya inama mbega mukamera nk'inshuti aragasene nakinye nakunze muri iyo filime ya Was You aho ndi kuganira n'umwana wanjye mubwira nise umeze neza n'iki turaganira tusoje dusoza ambwira ati uri umupapa mwiza w'umupolisi nanjye ndamubwira ati ndagukunda mani arambwira turakundana mani urumva ko kantu karagiye none kari emotionnel kuntu n'ibindi bitandukanye abantu bayirebye barabizi bari buze kwandika muri comment ni film yarebwe n'abantu benshi hari n'izindi zitandukanye zitari iyo ngiyo reba wenda Maya ni film yatangiye ndi muri story ariko ntaragaragara tukagaragara abantu bavuga bati ni wa mugabo wababaje umwana witwa Maya bagasanga naba friend babiri babana kumbi bavindi papa wabo ni bamwe umwe akaba yarahaye undi story y'ubuzima bwe undi nawe akababara ati papa we yari umugome kandi ari umupapa umwe bari kuvuga urumva iyo filime kuntu yari imeze ko wakomeza n'izindi kujya kuri The Bishop's Family n'izindi nagiye nkina ziri international gutyo rero mbango cyatumye nza muri cinema nta kindi para kugira ngo njye muri platform ashaka gutanga message noneho kihuta kuko n'ubundi ari ubundi buryo bundi ntangamo message ko apart ya The Bishop ushobora kubona aririmba ushobora kubona kwandika indirimbo na kwandika film ushobora kubona ibyo ntabwo ariko nabivuze
ndabyumvishije ushaka ko bincitse hari mvuze ngo iki hari akantu arya mvuze ngo iki none rwaye ndwara yo kwibagirwa ziko mvuze nkacikwa ndwara yo kwibagirwa bwira muganga ukuntu arwaye araje aramubwira ati none se ibyo bintu byaje ryari bikise muganga oya se kandi ari uvuze ibyo arwaye nawe utimvuze ngo iki ariko byaba ari byiza kuko abantu banabimenye ntabwo kuba uri gukina filime bivuze ngo nubwo buzima bwawe ngo ni we wowe ubura undi muntu kandi ubwo wabona udushyira nka kapela tukamenya koko ibyo binavuze n'ibyo bijyanye n'iki aho ngaho zikijwe cyanjye wabona ubuze akantu tukumirwa ariko kuririmba ashobora kugerageza ariko nashaka kugaruka kuri kariya waruvuze mbere narakibagirwa waruvuze ngo abantu bashobora kuba bazi ko umuntu ishusho yo muri sinema ariyo yiwe mu buzima busanzwe umuntu wakubonye muri izo filime uri ikigome akajya ngo nakumeze akanagutinya nk'uriya mugabo hano Ngenzi kwiza kuri Kimironko ndiruka turanamushuje aho ari niba nadukurikira turamutumaye Ngenzi rwose ndagushuje turakubaha cyane ariko usobanukirwa ugenda umenya kandi ndabizi ko kino kiganiro Ngenzi azacyumva ariko ndabizi yuko kuko urumva Ngenzi ni umwe mu bakristo kandi ibintu nk'ibyo arabikunda by the way tuzamuha link kugira ngo nawe abikurikira byumve akicyo nashaka kuvuga na nimushaka next time ku mashusho tuzamutumire tumuye ikiganiro nokuri hanyuma abanabyumva Ngenzi azaza ababwiye kuntu ibintu abihuza bikenewe naranibagirwa nabashimiye ukuntu mwatekereje kuri cinema industry mwakoze pe ko numvaga mwibanda ku couples wenda abahanzi urumva cinema zizamo inyigisho nyinshi rero twabitekerejeho tuvuga tuti se kuki uno muntu nawe ataza atusobanurire sinema ese baba bagamije iki tweye tubireba tuba tubibona hako hari nk'umuntu utanabyitaho ntanabirebe kandi mu by'ukuri muba mufite message ikomeye muri kubahereza kaka nanjye kuvuga rero nuvuga ngo uko umuntu akennye abatandukanye n'umuntu mu buzima busanzwe niba bihuze rwose ntabwo bimeze kimwe bivuze ko nyine kuba warakinnye umeze gutyo umuntu ntazakubone ngo akubone muri iyo shusho ngo akubone nyine uri umuntu uteye ubwoba bamenye nyine uri umuntu usanzwe ufite ubundi buzima ubamo ntabwo ariko umuntu aba ameze umuntu usanga aba ari we umubwira ngo wowe uri uri ni wowe wayi nawe niwe ni wa wundi ahubwo nuvuga ngo abashaka kugira ngo utange message niyo mpamvu abantu rwose banakamenye kano kantu yuko ariko icyo bita character n'umuntu usanzwe bamba nafashe character y'undi muntu nkayambara namara gukina filme nkayiyambura nkasubira nkaba wa wundi ibyo ndya nkarya bya bindi ukagumya ugasenga nk'ubu nka Ngenzi arasenga ariko abantu bamubonye bavuga ko babona ko ari umugome n'iki ariko urumva ntabwo ariko muri n'abahanga by the way muzi ku actinga kweri kuko ariko ubundi gihe nimba hari umuntu nemera ko yaktinga neza ni wa muntu mbona koko nimba yakinnye ubugome ntanamutinya uwo muntu aba yaktinze niho ariko wa undi mbibona nkone yabyigize shaka bati disura mu nagasanzwe ari umugome ushaka ko nagukonvense nabaye convaincre mu by'ukuri guys mumbwire mwe kwiyemera muvuge mwebwe iyo muriho mumureba mumubona muri heshusho yitwa Mwiyeretsi Alain Samson ariko niwe Bishop muri The Bishop niwe papa wa Maya niwe Papa Linda niwe Joe Mr. Joe akaba doctor muri Stimate twazanye ateye ubwoba mutubwire aho hantu hose iyo mumubona ni heshusho mwagiye mumukuramo mwamubonye mwiki kuko hari ukuntu wa mugani tuzareba comments tuzaza kugezaho ariko ari igihe umuntu azakubwira ati reka ngiye duhe sinanamusuhuza cyangwa se uwo mpapa naramukunze ndi mu rukundo nawe ntabwo bizi ko ngiye byigeze bimbaho kwa kundi gukunda kureba amafilime yo hanze n'iki ukagira umuntu ukumva waramukunze wabona na filime ari mushika bati ngisi nayo mbese ukaba uri umufana we iyi ni yancika uwo mu gikari rero naha mu Rwanda filime nyarwanda zimaze gutera imbere bimaze kuba ibintu byiza urabona ko murakora ibintu murasobanutse mbere nyine hari amafilime yarebaga umugani wawe ukabona abantu bari kubyigira yarira ukabona ari kwirizwa ku buryo yubikaga nk'umutwe ukajya ubona ari guseka hari ukuntu wowe uba wakurikiye filime ese nyibutsa rwose bise myuma shashuru meza mbere ntabwo byari byoroshye
ako mugomba kubyumva iyo uri kubaka ikintu nta mwana ukora ngo uvuka ngo yuzure ingobyi urumva ko kwabaraga ari ukubaka ntabwo byari byose n'ubu ngubu turacyafite urugendo rurerure ariko byibura aho bigeze niba hari amakolabos aza ama international movies zikaza gukinirwa hano mu Rwanda wenda turi buze kubigeraho urumva ko niba hari filime zigiye gusohoka zizaca kuri Netflix kandi twakinyemo niba hari filime nk'iya The Bishop's Family iri kuri Canal Plus none ubu ngubu bigeze noneho mu bihugu 38 muri Afrika iri mu Gifaransa iri guca kuri A+. Urumva nuvuga ngo ibinyamakuru byarananditse bwa mbere filime nyarwanda igiye guca kuri platform ikomeye yitwa A+. Urumva ko nibigaragaza ko biri ku branding abanyarwanda. Ndi kureba ama comment uri kunyandikira ati ngende wo muri Cameroon ndo muri Gabon ndi wa hehe hakaba izo comment rero zituma ubona yuko byibura industry ifitani igeze pe. Hari n'indi filime twakinye yitwa Entre deux ya Sony Entre deux pas nous deux rero wowe iyo filime ni ya Sony ya Holland Miss France muri 2000 Miss France 2000 nawe ya shooting hano ni filime gose yakiniwe hafi ya hose mu gihugu muri arena hano muri BK Arena muri BK Arena yakiniwemo hano za hehe byumba hano heshi mu gihugu yumva ko ni filime yatanze akazi ku bantu benshi mu gihugu barenga gose wasangaga gose ari filime iremereye kandi nisohoka ejo bundi ikazaca kuri Netflix urumva ko ni ibintu biza branding u Rwanda none hari n'indi filime yasohotse yenda kuzasohoka hari n'indi filime yenda kuzasohoka yitwa Jasola nayo ni Nigerian irimo rakina mu Munyarwanda twakinanye muri The Bishop's Family urumva ko nayo nisohoka ni Nigerian movie kandi irimo umunyarwanda kazi urumva no bizatanga ikindi kintu ni byiza cyane natwe rwose twari dutegereje ntabwo nyine kwihangana ko ari gutangiye gushira yago muza twubake gospel industry ahubwo no sasa twumaga tubyifuza kubera gukunda films ugasanga ubuhoro rero bizaba hanze kavuga ko iki Rwanda rwanjye ko iki gihugu cyanjye ntakurikirane byaho uribuke Tanzania ba Steven Kanumba Nigeria ni byanyabyo turi kureba ako se bundi wigeze ureba ama filme asanzwe ya Tanzania yanda gisohoka wari ufite ariko izureba cyane narenze cyane ujye umenya baririmbye cyane wenda aho ngabundi ariko nazura zireba nubwo kuko atari byubamo cyane ntago guhita ubyibuka cyane ariko nakibuka abakinnyi nakibuka iki urumva nakubwiye ngo twararebaga tukarira wakurikiraga filime umuntu agakina ababazwa cyangwa abamukorera babaranyibutsaga filime warebye kabano bantu bahanze no kuri pe ariko bakanumba abandi bose twabarebye twarabarebye kuvuze Kanumba misimbyumva wisombonerekezaga Nigerian bari ba Paul yego bari bafite naka background ka musique kabaga karyoshye kababaje ukajya ubyumva bikajyana n'ibiri kumubaho ukavuga mana ndapfuye urumva rero mu Rwanda twifuzaga kubona noneho umuntu wazahura nawe ari gukora ibintu nk'ibyo nk'uko duhuye kandi narajyaga nkubona ku mafilm nkavuga wow ni umustar kandi ni umuntu basha kwegera ni umuntu nabasha kuhura nawe ariko urumva bose twarabarebaga ariko ukamubera umufana utazigera uhura nawe hari reka mvuga gutya nka byandi bibafana ugasanga umuntu afana nk'umukinnyi muri Arsenal kambara kisiga amarangi akagira ariko batanamuzi batazanahura my friend ariko ubu ngubu biba bishimishije nimba nagukunda nkaba na requestinga kuba nahura nawe kandi bikazashyirwa bikageraho urumva ni ibintu byiza cyane ibyo bintu rero uri kuvuga ndi kumva byajya bimfasha kubera ukuntu natwe nyine nibyo twakomeje tuvuga byuko twifuje kubona industry za filime mu Rwanda zikomera zigera ku rundi rwego kandi uri kumva ko biri kuza rero ari akabazo nakita kanyuma nubwo mfite ibibazo byinshi byo kukubaza ariko bwakira bugacya mugana babandi ndashaka kukubaza ese ubundi ngenzi Bishop ubundi no kuvuga amazina yawe ubundi Bishop uko ukuntu twayirebye cyane niyo yasi tuza mu mutwe cyane none se Bishop uri hangana nkoresha iryo zina ngira ukuntu huza izo filme ukina
uko kuntu acting ibintu bitandukanye iki ngewe nkuza uririmba nigeze kubona uririmba ndakumva niyo mpamvu nigeze kugusaba ngo ugire ukuntu bikoraho abantu mwumve ko umuntu aba afite ubundi buzima abamo butandukanye n'ubwo bamubona muri film ndaza kubikora uze kubikoraho ni gute ubihuza n'ubukristo kuko nzi ko abakristo dufite n'ukuntu abari mu tuntu two kwikomplika gutese najya kujwa ziriya role ibyo bintu bihuza gute natari urakoze cyane kumbaza ikibazo gikomeye n'uburyo abakristo bagenzi banjye baje kubyakira ntabwo byoroshye kuko mu by'ukuri kukubona muri ishusho yindi bari basanga kuruzi iyo bakoze kukubona muri filime nk'iriya irimo ibintu bitandukanye byabanje kugorana ariko navuga ngo kubihuza n'ubukristo ikintu cya mbere na mbere ubundi kwanza navuga ngo iyo usanzwe ufite personality yawe ubaye uri umukristo biriya kwanza urabanza ukabisigasira ntibihinduke kubundi ubukristo bushobora kuba bwahinduka kuko wageze muri filime ntabwo bufasha kuko ni kimwe n'uko ushobora kujya mu kazi ukajya mu gukora ahantu wenda utanywa inzoga aho ugakora ahantu bazicuruza ubwo urumva ko ugahita unywa nanone kunywa inzoga kuko wageze ahantu hari inzoga ntabwo waba wari ukomeye mu byo wari urimo hari abantu tuzi b'abakristo kandi bakora muri n'amakampani akora amayoga gusa muri namamaje sorry muri zino nganda zikora amayoga zirimo abantu b'abakristo basenga ko n'ubundi baba bakeneye akazi ni ukuvuga ngo ntabwo wahindurwa n'ibyo ugezemo habaye n'umuntu wahinduwe nuko ngo afite urwitwazo yuko ageze mu nzoga akanywa ngo ageze muri bar akagira ageze muri hotel agahita ahinduka akaba mubi wari usanzwe n'umuntu waragiyemo ufite intention yo kugira ibyo bintu ubwo icyo nicyo kimwe nashaka kuvuga ariko ntago byigeze bigira ahubwo cyabaye wongeye cyangoye byarangoye cyane mbere na mbere njye ubwanjye kubyakira kurumva yari isi nshyashya ningiyemo nari nsanzwe mbamo byarangoye kwanza njye ubwanjye kubyumvisha abantu kuko nahuraga na buri muntu wese akansaba ubusobanuro tukuza uririmba umuntu uri kwica umuntu gute unize umuntu bigenze bite kandi uririmbye none si ikibazo nagera ku icacu nakuvuga ati muvandi none bita none ari wambwiye ngo ari no wambwiye arambwiye ati ngiye nagize naga ndeba sene ngahita nihutisha kugira ngo ndenge aho hantu ngo yino wabireba kugira ngo ngahita simbuka akajya mu bindi byabanje kungora kubyumvisha abantu gutya ariko filime ziri ko abantu bagiye babyumva ariko before yuko nanabijyamo nabanje kwegera aba spiritual father banje ndabambagisha inama mbabwira yuko nize ibintu bya cinema ngiye kwinjira muri cinema ndabibabwira banareba n'izo filme hari aba pastor nashatse kuvuga bambwira bati bambarazaga nubwo zabaga zikomeye mubona ko ari ibintu biteye ubwoba ariko barambwira bati du episode yindi akandi kace gasohotse ryari ruva ko byahise binkomeza ndanabashimira aho bari nubwo wenda nabamentioninze ariko nshimiye aba pastor bamotivatinze muri ibi bintu bamaye motivation bambega banshyigikiye mu kubibamo nigeze no kwa n'ahantu nigeze gukomanga muri biro imwe ya Kristo mbasaba yuko twafatanya gukora Rwanda Gospel Cinema Industry nubwo bitabaye successful ariko wenda bikiri kwigwaho wenda bishobora kuzagira uko nashaka kugira ngo n'abakristo bakine film baze tube benshi muri industry tube benshi nk'ubari film yitwa War Room muzayireba ariko umudamu y'ikinamo n'umuvuga butumwa ukomeye bari aba Denzel Washington n'abakristo numva ko nuvuga ngo bagiye bazikora babakina mu film tubabona ko no bishop kandi akina film hari nizo twajyaga tura ugasanga ntabwo warubizi ko umuntu icyo ari cyo ariko undi umuzi agatamwa tuzikura umuntu uri gukina ira filme ari bishop na film yitwa Wild Flower mwagiye muri mwese harimo umupasiteri umugabo wagiraga n'izimbago yego uriya mugabo ni umukristo ukomeye ariko ubugome afite no kumicaga abantu ariko urumva akaba asenga n'abandi bantu batandukanye wenda wifuzaga ko abantu rwose baba benshi mu industry ya gospel bakaza tukaba benshi n'ubu ngubu ndacyafite icyo cyifuzo cyuko abantu benshi baza kandi atari kuvuga ngo
nk'umugenzi haruka mbonye abapasiteri bari muri filime bakina Israel mbonye ari muri filime ba Patient Bizimana abantu ba legend muri gospel bari muri cinema nko kujya kubona Sekira films ukajya kubona kabona arimo arakinamo ba Micho the best bana ari filime irimo akinwamo ba Titi Brown sinshatse kuvuga izina ryawe nago naje kwamamaza iby'abandi ariko ari amafilme arimo akinamo ibyamamare urumva rero no kuvuga ngo byarangoye birumvikana ko byari ibintu bishya nkuko bivuze ibintu bishyashya biragorana rero byagomba kubanza kubagora bakavuga ni ibiki biriya babihuza bate hari n'ukuntu hari na filime sinibuka wakinnye ahantu mu cyumba nyine uri kumwe n'umugore utari uwawe cyangwa umukobwa utari uwawe muri ndakubona mu buriri ndavuga ibyo bintu babiretse kuko nibabimenye bamenye nta kiba cyabaye uri kwakitinga kandi nyuma y'aho ngaho uragenda ukaba umuntu uri we nkuko watubwiye babasurisha mu inshuro nyinshi kugira ngo wakitinge neza wenda nawe bibanza no kukugora ariko muri kwakitinga uri gutanga na message filime nyinshi mu kinyarwanda ngenda zikurikira aba ari message pe ntabwo mbi pe nta bintu biba birimo pe aba ari message ku buryo urayireba ni nayo mpamvu dukunda nyine kuvuta tuvuga muduha kandi gace mu comment muzayibona twasarishije ariko ni mpamvu babivuga bakanajya n'imunyenye zacu tugomba nabo kubumva ko industry irimo gukura abantu benshi iyo uri gukuza ikintu uhamagara abantu benshi bakabizamo ababikora nabi ababikora nabo batari abanyamwuga none iyo baje bakabikoramo nabi rero hari igihe noneho byitirirwa bose nkuko baca umugani umukobwa umwe agatukisha bose ntabwo rero filime zose ari mbi abantu babikina bagakina ibishego bagakina ibintu bibi kandi nawe ukareba uko biteye isoni ari amacanozi amwe namwe bagiye bamentioninga akora ibintu nkuko ari n'amacanozi bavuga yuko akora inkuru zitari nziza nkuko ababyeyi bumva Dr. Murangira yagiye abigarukaho inshuro nyinshi ni ukuvuga ngo rero ibintu byose ntabwo bijya biba perfect abamo abantu bavangamo ibintu ariko iyo muri gukura murabyihanganira gusa mukajonjora ibyo mureba nibyo mutagomba kureba ariko kuri uyu mwanya dukeneye ibintu branding u Rwanda yego kiri kuvuga nicyo reba umukinnyi wa filime witwa Duke I think ukina muri Wakanda na Cheka Forever umugabo yaje kwakubwene igihugu mu Rwanda yego yaboye hawe irangamuntu ubwo si ibyo nibifite icyo bivuze muri sinema byagakwiye gutanga Sonia Holland akaza gushutingira hano nta kintu bivuze ahubwo mu gihe kiri imbere industry igiye gukura cyane niyo mpamvu rero tugomba kwiteguza niko umuntu yohereza umwana muri football batwohereza muri sinema nabo baze umwana bikuriremo abafite amafaranga bari kutwumva none ni mushore muri sinema mwubake nyine amazu nyine amastudio ibintu uri kuvuga ababyumva barabyumva kandi natwe turi kuganira turi kubakonvenka kabisa ku buryo n'abana bacu uzabona nakuzaniye kamwe ariko dukwiye kumenya ko nyine filime mu Rwanda zikwiye gukura kandi ari twebwe twabigizemo uruhare uko tubareba uko tubankuraja uko tubereka ko ari ibintu byiza ni twebwe tugomba kubanza kwikunda tukabona kuzabiha abandi kuko ntago tudakunda ibyacu ngo abanze badukunde bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera mu rugo rero biba bikwiye guhera ahangaha guys abafite ibibazo mubyandike muri comments abashaka kugira ibindi kumubaza ni byinshi pe ariko no turifuza ubutaha azasubize ko noneho kuri video noneho munamureba tuzanyura muri izo comment muzaze noneho mwandikemo mubaze ibibazo byose mushaka kubaza tuzamubagarurira abasubize akantu kandi inako cyeje nzaririmba mu mbabarire rwose ubu ngende naririmba Jesus sako wari gukora akantu kandi kakanusu kakarobo kandi akantu nyine nagiye karirimba ngo nagabango inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana guys muri kumwumva Bishop wanyu muri kumwumva ubundi kuri kubera muri zira filime utanaturirimbira ntago byumva muri Bishop harimo sene ndirimba n'umukobwa wanjye acuranga piano
urakoze cyane ariko urumva ko ijwi ntabwo rimeze neza ibyo birahagije ko njyanga ndirimbe guys maririmbire kandi nawe turabizi ko nawe ufite ijwi ryiza ibintu biba birutana guys muri kumwumva wa muntu mwabonye niga abantu ko aririmba n'amashanyarazi akamanuka nta bintu bw'ubushagarira mwiyumvishemo byoroshye urarenze ibyo bintu kubifatanya uri talented ahubwo wowe uri impano yigendera urumva kuko iyo uri gukina hariya tutubona nyine ubu bishoboye ubu bizi biba ari abantu watwishe ariko kandi urumva ko n'ibindi uri perfect urakoze neza guys turamushimiye rero The Bishop muzajye ko iyo muyirebeye aba ari Bishop niyo ngewe narebye cyane ubwo rero bari ndi kuvuga cyane ariko n'izindi muzazirebe nta kibazo muteze imbere filime nyarwanda twe gora tureba izo hanze gusa dukunde n'ibyo wacu so dusoze rero tugiye gusoza ikiganiro guys ndabizi ntabwo mwabishakaga mwakunze ijwi rye mwakunze ibiki buriya benshi ndasanga bambwiye kuki yaririmbye akantu gatoya kubera iki ariko naga karyoshye gahora mwitamo so ndumva rero twamuha umwanya akatubwira abafanzi be arababwira iki ese arifuza iki muri rusange ese bazadukurikira baziga iki bazumva iki murakoze cyane ndagira ngo wenda nzongera ngaruke wenda mbabwira ko ndimo ndi muri shooting ndimo na shootinga filime zanjye bwite none ko nshaka no kuba filime nafatanije n'abandi no zanjye bwite rero numva ko maziye nandika zimaze igihe zaranditswe maze mystery muri shooting urumva rero ko mu gihe cya vuba tuzabamenyesha channel bazazikurikiraho kugira ngo noneho amugane abakunzi ba AY bazadukurikira natwe ariko vuba tuzamenyesha cyane muzadufasha mu dupiningire yego kandi abashimiye cyane kwa mwanyakiriye numvaga nyine ibintu birenze ariko mumamagaye mumbwiye ko mushaka ko tuza tukaganira byaranshimishije cyane sinigeze mbitindaho cyane ngo rero mwarakoze cyane kandi nanone bose birarenze byashimishije cyane Imana ibagishe ndacyari Bishop wanyu n'ibindi bitandukanye abafanzi banyu n'abashuje mbashimira cyane kuko aho ngeze ari mwebwe mbikesha kuko uburyo mu following uburyo mu gutanga comments zanyu ariko bajye kuri IG yanjye bankurikire IG yanjye ni Mwiyeretsi Alain noneho Bishop Dan wakwandika Bishop Dan uhita ubona ifoto yanjye wakwandika Mwiyeretsi Alain uhita ubona nimuzane following yarangira aba followers benshi uraza kubabona benshi cyane ko abadukiye ni benshi ndabashimira murakoze twakwishimiye cyane na uri umuntu unoroshye guys munamumenye nimuzagire ngo yashusho nyine ni ya nyayo n'umuntu nyine uri humble nta stress rwose nta stress ufite uri umuntu uhita wumva abantu mu buryo bworoshye by the way n'ikindi tunategura no kuzafasha abantu bashaka gukina dufite gahunda yo kuzakora nakwitanga nk'ama trainings atandukanye mfite muri gahunda biri muri plan yo kuzakora ama trainings kubaka abakinyi runaka ku buryo mbega umuntu turaza gushiraho nimero yawe ku buryo nyine abantu bumva koko bakinjira muri iyo industry bamenya umurongo wo gucamo turagushimiye cyane watweretse kuri umuntu mwiza uri umuntu yaganira nawe uri umuntu yakisangaho hari abantu kwisangaho bigorana ariko ni byiza kuba ufite umutima nk'uwo ntabwo twabura kugushimira nka The AY family turagushimiye cyane ko watendeye ikiganiro cyacu kino munsi birumvikana guys yashobora no kubyanga tukareba undi cyangwa ariko turamushimiye God bless you kandi ibyo byifuzo byawe byose bizasohore bizaba impamo turabikwifurije rero wakoze cyane kwitabira guys bye turabasezeye abantu batakoze subscribe muyikore
abatarayikora muyikore, hanyuma dukeneye like zanyu nimba iki kiganiro wagikunze. Niba ukunda Bishop kora sub nicyo cyanzanye baduhe sub baduhe subscribe, bakore like, comment guys, comment nzibona zisuka. murakoze mugire ibihe byiza. Love you so much. Well.